amwemeza ko yagize ute atwite. Kurumva kuza ntago yari kureka kubonana nawe kandi ari umugore we. Muri uko gutwita rero umuhungu yongeye gusubirayo, abandi bakamubwira ati nyamara inda afite ntabwo ari iyawe. Umuhungu akanga kubyumva, aravuga ati ariko reka umwana navuka nibwo nagira ute, nibwo namenya uzareba ko mose ibijya mbere. Umwana yagiye kuvuka yivukira ari wa muturanyi. Urumva rero umujyamo ibintu yahuye nabyo mu by'ukuri yavuze ati se ni gute umuntu yankora ibi ngibi. Ikintu cyabayeho nyine ubwo yaraje abwiye umukobwa, ubwo urumva yaragarutse bwa kabiri abwira umukobwa ati yego, urumva byose yarabikoze nk'umuntu uri gukorera umugore we. Ariko agiye kuza agarutse aravuga ati no, ibintu bahora bambwira reka ndebe ko ari byo. Ababwiye umukobwa ati birashoboka ko twajyana kwa muganga. Umukobwa ati gukora iki? Ati none ko bansabye ibipapuro, nawe amukora trick amubwira ngo bansabye ibipapuro byuko tugomba kujya kwa muganga, ama DNA yose agafatwa, hanyuma ibipapuro akaba ari byo nzagira ute nzasubizayo kugira ngo nkudekarare. Umukobwa atera imibare avuga ati ibintu ko bidashoboka, wenda nge ibizamini barabimfata basanga indi nyina w'umwana, ariko se ise niba bifata barasanga ari se w'umwana, barasanga ari umuturanyi. Umva umukobwa yarabyanze, kajya ashaka impamvu runaka zose zishoboka ko atagomba kugira ute kujyayo. Urumva ko famiye yari imaze kubimenya, ikintu bakoze baravuze ati no, ibintu ntabwo bishoboka. Umukobwa arabyanga neza neza. Umuhungu nawe aravuga ati rero ngatumizaho imiryango. Bagiye gutumizaho imiryango, wa munsi bari bahanye ko bari buhagere. Umukobwa yaciye mu wundi muryango, yari yagiye kare ajyana n'umwana atorokana imodoka. Umuhungu arategereza, tujye muri realite, tujye mu kuri ruzafatayo umpe ibisobanuro unyemeze. Kuri wowe ubona ko ntaho byafata, ariko aho kugira ngo usange wa muntu kuko umukurikiyeho bya bindi afite, wasanga wa undi muzatangirana hasi ukagira aho umugera. Urwo ni rwo rukundo rwa nyawe. Naho iyo usanze wa muntu ngo uriya afite imodoka, afite inzu, tuzayiba mukora ubukwe, ni mukora ubukwe ko ntiwitaye kuba ari mwiza cyangwa se nyine ubona wenda ari size yawe iri kuba mwabana mugashinga urwo rugo, mukagura umuryango, ibyo we akenshi ntabwo baba babyitayeho. Ikintu bakeneye ni iki? Nta rukundo rubarimo pe. Basore bakobwa mubimenye, ni bake bafite urwo rukundo rwo kuvuga ngo uvuye hanze uraje ukoze ubukwe, ubwo bukwe murabukoze usubiyeyo, n'igihe wakubwira ngo urabona umusore ashobora kuza cyangwa se umukobwa we ko agukunze, ukavuga ati arashaka ko akenshi baba bumva ko wenda yanasiga ateye n'iyo nda, we akagenda gukorera iki, gukorera umuryango mu gihe utaramusanga. N'igihe nimba ari umukobwa akakubwira ati no, reka tuzabikore naragezeyo, icyo gihe uzashyiremo atansiyo. Basuze kandi mbifuriza amahoro Imana isa n'ihirwe mu buzima, mwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV, bari mu majyepfo amajyaruguru y'Asirazuba n'Iburengerazuba, by'umwihariko namwe mudukurikiye mu mujyi rwagati wa Kigali. Ngize gutya nsura umukobwa witwa Nzamukosha Deline, mufatanije yara gusohoka igipangu manze nganiye nawe, meze bite? Tumeze neza cyane. Uri gusa neza ariko murakoze. Kwajya ngo si teraritere Aderi. Oya, usiyote neza muhana. Ntago mbizi. Warubizi? Arubizi? Ngira warubizi? Ubwo ni kuri kubibona. Bimeze bite se amakuru y'imezi? Amakuru twari turaho meze neza. Zirakamwa? Wacu zirakamwa. Cyangwa zaracutse? Zirakamwa. Aya zirakamwa. Amakuru mfite nuko nta mugeni usigaye iwanyu ngo nta nkazi zongera kugana mu rugo rw'iwanyu.
kubera aho gushingira mu gifite nyine abakobwa turabafite cyane ahubwo ni karibi iwacu. Abakobwa murabafite? Turi mufite abakobwa turabafite ahako bakiri uduhinja nitwanire cyangwa kuturera ugomba kuturera hakiri kare. Hagati aho ngiye kumva mu gitondo saa 12 nitwa Nzamukosha Adeline ngo iterambere ryaraje kuri Radio Rwanda. Sikabwiye no kuri Radio Rwanda. None Yaje kugenda gute? Yaje guca. Gute? Uko nyine yabyumvise. Yaje guca ariko uracyari kugenda ukiri kunyagira. Ariko buri buriya imbere ni heza. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Seba baza washingiye kuki ubwiye ko imbere ari heza. Shaho usuru gusaza gutera imbere cyangwa gusaza gusubira inyuma. Kera mu basaza bwose ariko turi gutera imbere. By the wambaye neza, wambaye nka Saint Valentin. You look so good. Urakoze cyane. Ngiye kwanganira na Kelly ikiganiro kitari kirekire cyane kuko mubonye ko mufatiranije. Numwe mu bantu mwamiye muri filime cyane zigiye zitandukanye ariko uyu munsi wa none Kelly filime yanyu yaheze. Filime yacu rero ku bantu badukurikiraga bagize gutya basa nk'abatubuze burundu ariko turagira tubamenyeshe ko mu minsi mike cyane muri uku kwezi ngira ngo dushobora gutangira tukagaruka ko hari ibitari byaragenze neza ariko bigomba kujya ku murongo kugenda ku murongo. Turi muri sama wabashe kwitaba ibitambo bya ba Ben na Bruce cyane nta mwanya ibyo bintu biboneka. Ntago nabashe kubona umwanya. Topic nshaka kutuganiraho uyu munsi wa none muri iyi minsi wa none biragoye guhitamo uwo muzabana nk'umugore n'umugabo. Uyu munsi wa none turimo ngo Titi Brown ari gukundana na Nyambara amagambo yavuze ati gukundana n'umusore nkuru udafite n'umushinga umuteza imbere ugasanga nta cyerekezo ako Titi Brown agira ati dutayemo indirimbo mu minsi 5 yari yujuje miliyoni. Aga promota na Miki bari barutse niba bari hafi kwibarukana uko nguko. Ese koko umuntu ashakana n'umuntu afite cyamucaho cyangwa urukundo ruraganza abantu bagashakana mu ndorerwamo yawe ubona gute? Mo ko jya nabivuga urukundo ruraganza bakabashaka kuko iyo ushatse umuntu hari icyo mucaho cya kintu iyo kidahari bumva ibyanyu nabyo bigira ute bijya hasi. Rero ku bantu bakundana nk'uko wari uvuze ngo Titi na Nyambo birashoboka ko ushobora gukundana n'umuntu ukabona nta cyerekezo muri kwerekezaho. Icyo gihe rero nimbuza ubwenge bivemo hakiri kare. Ugehe bivemo hazaza undi ubona w'icyerekezo cyawe. Yego Oyeriko sha hari igihe ibyo ngibyo uri kuvuga none se umusore utazi gusoma no kwandika uwo mwabana wamukunze mwabana Shadene udutuburi ufite inkompere nago abenshi nuko wenda hari babifata ariko mu by'ukuri ntago ariko biri ko kabure niyo yaba atazi gusoma none se abantu bose kuri ubu ngubu abantu bariho nuko bize kwandika no gusoma. Hariho n'utarize yarabaye umukarani ariko ugasanga niwe ugize ute w'umukire cyane. Ariko se none kubye ko gafifa zaza w'umukarani mwirirwa na hari ahantu Adeline tubane ariko rukundo ruzafataye. Oya byakunda Tujye muri realite tujye mu kuri ruzafataye umpe ibisobanuro unyemeze. Kuri wowe ubona ko ntaho byafata ariko aho kugira ngo usange wa muntu kuko umukurikiyeho bya bindi afite wasanga wa undi muzatangirana hasi mukagiraho umugera. Urwo ni rwo rukundo rwa nyawe. Naho iyo usanze wa muntu ngo uriya afite imodoka afite inzu tuzayibanamo nyamara yagize gutya akagira nk'akabazo gatuma ajyamo kredi bagateza yanzu rwa rukundo rwanyu niho rugaragarira. Uti urukundo rwanyu niho rugaragara. Ese ko ku rukundo rwa babiri cyangwa n'umuryango uzamo? Urukundo rwa babiri ko iyo ari babiri babasha kuba bazamura umuryango. Iyo hajemo iby'umuryango ukavuga ati umuryango wo kwa kanaka urafite na wa muryango ukagendera kuri bya bindi akenshi ntabwo birangira neza. Birangira gute rero ubona icyerekezo kiba kigana hehe? Icyerekezo nyine ahantu kijya babandi babiri batabifitemo uruhare
ngo babe bafite urukundo rwabo rwanyarwo ntabwo birangira neza pe. urukundo rwa nyarwo ruracyabaho cyangwa habaho gukunda ibintu? Oya, urukundo rwa nyarwo rubaho, ariko kuri ubu rwose abakobwa rwose sinzi ahanini ni ugukunda ibintu, kuko urareba ukavuga ngo yafite imodoka wa undi aragukunze ariko nta kintu afite, ukareba icyerekezo cyanyu ukavuga ati se ndakurikira uyu nguyu udafite ikintu, ugasanga nta kintu bivuze pe kuri wowe. Ariko wareba wa wundi ufite imodoka afite inzu ukavuga ati uyu wenda tuzaba turi gucuma, kandi ntabwo ariko biri. Burya wakunda wa wundi ugukunze udafite icyo afite pe, ahubwo mugahera hasi mushaka ibyanyu. Ariko ibyo ntabwo bibaho ku bakobwa mwe kujya mutubeshya. Reka gutubura abanyarwanda. Ntabwo ari bose. Wowe ubanza kuneka wize ibiki, ukorera he, uhembwa ngahe? Nyine nibyo ndi gukubwira. Ku mukobwa ushaka kugira aho agera ntabwo yakunda wa muntu kubera ko ibyo amukurikiyeho, ahubwo yakunda wa wundi umuhereza urukundo rwa nyarwo utagize icyo afite, bo bagahera hasi bashaka iki byazamura umuryango wabo. Ibyo uri kubivuga nka Adeline, ariko nawe nyuma ya kamera ntiwabikora. No, ngenda bivuga kuri njyewe ko ari nkanjye niyo mahitamo. Ndanda se wamucagiye urukundo? Ndanda n'urukundo ese ari cyo yarafite za miliyoni se aho yarafite waratumuriye. Ibyo ni filime. Oya, wari inzu yose, wari iki nikihari twagiye inzu? Oya, wavuga ndashaka kumenya ibintu wari. Ibyo ni bya filime, ibindi twari mu buzima. Manzi umbwire, ndashaka utangaho urugero. Wari iki wakuye iki niki? Wamukuye iki niki? Urugero ku bakobwa kumva ni ya nzu, ukavuga ati ikibanza ndakimukuraho, kumva nimba ari n'imodoka akaba yayikugurira. Yego. Kuri ubu ngubu ibyo bintu rwose ni ibintu toto. Toto gute rero? Nk'ubu arakubwira ko agukunda, nawe umubwira ko umukunda, kandi mu by'ukuri ari iki, hari ibyo umukurikiye. Nta rukundo rukibaho? Urukundo ni gake. Ni scam? Gake rwose, ni gake ku bakobwa b'iki gihe. None se abakobwa nyarwanda ko mwakukiye aba diaspora, umukobwa utari mu diaspora ntimushobora kubana, ubu ngubu bimeze byo bite? Rero urabona, reka twe kureba ku bakobwa bonyine, n'abahungu nuko. Abahungu nuko? N'abahungu nuko. Oya. Ibyo mubwira ariko uri mukuri? Ngenda mukuri. Umuhungu arumva ngo umukobwa no mu diaspora. Arumva ko nyine egari kugira ute ni ikiraro. Ni ikiraro cyo kwambukiraho kugira agere hehe hariya hantu. Aramwemeza buryo ki aba ari mubi, aba ameze ati. Ibyo ntabwo byitayeho. Icyo yitayeho ni kimwe, ko ari mu diaspora. Araza nimba ari iyo modoka yimugurire, bajye mu murenge bakore iki byose. Nyamara afite undi agize ute wo ku ruhande, wakunda yahaye umutima we. Wowe ikintu uri bukore wowe mukobwa wo mu diaspora, uraza umutware, nagerayo utangira kukwereka ko mudahura. Yego, atangira ubuzima, komeza story yabo, aramwereka ko ntaho bahuriye, kuko we yagezeyo aragira ute, aramushakaho impamvu runaka. Runaka mubwira ati, cyangwa se bashaka ibyo bapfa, uburyo birangira hariya rero iyo wahageze. Divorce rwose ni akantu gato cyane. Yego, bari ibintu byoroheje gutanga impamvu runaka bituma wenda utagumana nawe, cyane ko barindira mu mwaka umwe cyangwa se amezi 6. Iyo umaze amezi 6 biba bihagije kuba wagira nawe ibyo wikorera. Ariko n'ubundi ntabwo bahita bajyana, usanga ngo hari abadiaspora benshi baza akora ubukwe, niba ari umukobwa agasiga umugabo mu Rwanda, ubona akajya amwereza udufaranga ngakigwa kwirongorera ibindi byana. Ayo makuru yafiteho? Ibyo si ibintu byanyu abasore. Abasore. Okay, tureke wenda n'abasore n'abo bakobwa. Araza mukora ubukwe. Ni mukora ubukwe ko ntiwitaye kuba ari mwiza, cyangwa se nyine ubona wenda ari size yawe, uri kuba mwabana mugashinga urwo rugo,
mukagura umuryango ibyo we akenshi ntabwo baba babyitayeho. Ikintu bakeneye ni iki, nta rukundo rubarimo pe. Basore bakobwa mubimenye, ni bake bafite urwo rukundo rwo kuvuga ngo uvuye hanze uraje ukoze ubukwe, ubwo bukwe murabukoze usubiyeyo, n'igihe wakubwira ngo urabona umusore ashobora kuza cyangwa se umukobwa we ko agukunze, ukavuga ati arashaka ko, akenshi baba bumva ko wenda yanasiga ateye n'iyo nda, we akagenda gukorera iki, gukorera umuryango mu gihe utaramusanga. N'igihe nimba ari umukobwa akakubwira ati no reka tuzabikore naragezeyo, icyo gihe uzashyiremo uradutuburiye. Wowe se twaba twamaze gukora umurenge tubanze no gukora ubukwe nkagenda ntakoze jigijigi. Kuyikora se bivuze yuko watereye? Ushobora no kwitera disaka imprima agahita yikura. Ibyo ntabwo ari byo mvuze. Gusa ikiriho we musore nubona umukobwa atangiye kukubwira ati iki si cyo gihe cyo kuba twabyara, ariko ashobora no kutabikubwira, ariko kuko abakobwa bafite ubwenge bwinshi, nawe ugategereza rero ugiyeyo, umugani nta mwana, bibaye ngombwa ko uramudekaraye araje akugezeho, nyamara muri uko kumudekarara hari undi wenda bari kumwe. Icyo gihe rero ntabwo bijya bibura, ni hahandi utangira gusanga batangiye gushwana, hari ibitagenda neza mu muryango, gasanga nimba ari umuhungu birangiye amubwiye ati tube turetse, agafatiye undi agafatiye, mu bitarenze mu mwaka ni mwinshi, akaza kumva ngo aje gukora ubundi ubukwe. Mbese urumva icyo gihe hari urukundo ruba ruhari, bisaba gushishoza kamanzi ukamenya ngo ese ibyo ngiye gukora ni benshi ngenda bazi benshi bibaho. Yego, abantu uzi byabayeho cyane rwose, bibabaho ugasanga nyine agezeyo kuko icyo yarashaka no kugera hariya hantu. Oya, muri make nka story uzi yituramburiye uti byagenze gutya ku musore runaka we kuvuga amazina yabo. Nta mazina nakubwiye. Nyimbwire ngo story byagenze gutya. Story okay, ni umushuti wanjye. Yes, yewe ni n'umufamiliye. Ubundi kuyanga inkuru ryohe ni umufamiliye wanjye. Umufamiliye wanjye. Yego. Yaraje akora ubukwe, amaze gukora ubukwe aragenda, amaze kugenda biba ngombwa ko adekarara uwo yasize, ariko ikintu Yes, uti umufamiliye wawe? Yego, ni umufamiliye wanjye, yaraje akora ubukwe. Urabona ibingibi byo guhurira kuri TikTok, kuri Fibi, yaraje bakora ubukwe. Bari barahuriye kuri Facebook. Nyine kwa kundi umuntu nyine ni wa muri quartier, ariko hanini bakaza kugirana umubano cyane muri icyo gihe. Yaraje rero bakora ubukwe, bamaze gukora ubukwe bangombwa ko umuhungu asubirayo. Amaze gusubirayo umuhungu bakajya bamubwira ati afite iki, afite undi muntu. None yageze aho we yafashe mu gipangu begeranye, urumva umuhungu yari yaramuguriye imodoka, avuga ati wakwibeshaho igihe habaye ibirori bye runaka by'abageni wajya ubatwara ayo mafaranga akagira icyo agufasha. Mu by'ukuri ayo mafaranga ntakiye mubazagaho pe. Umukobwa rero uburyo yabigenje, urabona kwa kundi tuvuga ngo abantu ni abashuti bacu. Yego, ugiye ahantu runaka niwe ugutwaye, agize aho bagiye wenda nimba ari nk'ubukwe runaka barajyanye, ubwo aramufasha gutwara, nyine bikaba gutyo, ariko bo bari bafite undi mubano wihariye. Umuhungu rero urumva we kumva ko ari umuturanyi wo mu gipangu, ntacyo byari bimubwiye, yumvaga ko ari ibintu bisanzwe. Ariko abandi bakamubwira ati nyamara ucunge neza, kanaka ahora mu rugo rwawe. Yabibaza umugore ati burya rero urabona nababasha guteranya, ni umuturanyi, ese azaze kunsuhuza musubizeyo. Umuhungu nawe abyakira gutyo. Yagize igihe cyo kugaruka, aza yagiye kuza asanga umukobwa atwite. Urumva nawe byabayeho nyine. Umwana utaruwe. Umwana utaruwe. Kandi barasezeranye.
barasezeranye nyine barakoze ubukwe. Mhm. Umuhungu urumva umukobwa we yarazi neza ko atwite, ariko ntabwo yigeze abibwira iki umusore we yaje azi ko nyine aje kureba umugore we. Urumva icyo gihe yahise amwemeza ko yagize ute atwite. Kurumva kuza ntabwo yari kureka kubonana nawe kandi ari umugore we. Muri uko gutwita rero umuhungu yongeye gusubirayo, abandi bakamubwira ati nyamara inda afite ntabwo ari iyawe. Umuhungu akanga kubyumva, aravuga ati ariko reka umwana navuka nibwo nagira ute, nibwo namenya uzareba ko mose ibijya mbere. Umwana yagiye kuvuka yivukira ari wa muturanyi. Urumva rero umujyamo ibintu yahuye nabyo mu by'ukuri yavuze ati se ni gute umuntu yankora ibi ngibi. Ikintu cyabayeho nyine ubwo yaraje abwiye umukobwa, ubwo urumva yaragarutse bwa kabiri abwira umukobwa ati yego. Urumva byose yarabikoze nk'umuntu uri gukorera umugore we. Ariko agiye kuza agarutse aravuga ati no, ibintu bahora bambwira reka ndebe ko ari byo. Ababwiye umukobwa ati birashoboka ko twajyana kwa muganga. Umukobwa ati gukora iki? Ati none ko bansabye ibipapuro, nawe amukora trick amubwira ngo bansabye ibipapuro by'uko tugomba kujya kwa muganga, ama DNA yose agafatwa, hanyuma ibipapuro akaba ari byo nzagira ute nzasubizayo kugira ngo nkudekarare. Umukobwa atera imibare avuga ati ibintu ko bidashoboka, wenda nge ibizamini barabimfata basanga indi nyina w'umwana, ariko se ise niba bifata barasanga ari se w'umwana, barasanga ari umuturanyi. Umva umukobwa yarabyanze akajya ashaka impamvu runaka zose zishoboka ko atagomba kugira ute kujyayo. Urumva ko famiye yari imaze kubimenya, ikintu bakoze baravuze ati no, ibintu ntabwo bishoboka. Umukobwa arabyanga neza neza. Umuhungu nawe aravuga ati rero ngatumizaho imiryango. Bagiye gutumizaho imiryango, wa munsi bari bahanye ko bari buhagere. Umukobwa yaciye mu wundi muryango, yari yagiye kare ajyana n'umwana atorokana imodoka. Umuhungu arategereza avuga ati wenda hari aho bagiye, arahamagara telefone yari yayikuyeho. Imodoka ko yari inkongomani, ikintu umukobwa yakoze yashatse umuntu nyine uyitwara n'ubundi wa wundi babyara umwana, ahita yambukana muri Kongo. Yambukanye muri Kongo, mujama amaze iminsi 2, wa gatatu aravuga ati no, ababyeyi b'uyu mukobwa bashobora kuzagira ute kuza kumbaza umukobwa wabo, nzavuga ko ari he. Ikintu yakoze yagiye kuri RIB, abatekerereza nyine uko bimeze. Story ibabaje cyane, n'agahinda gakomeye. Abatekereza uko bimeze, baramubwira ati okay, nimba uko bimeze reka tuyishakishe. Mu minsi 3 bari bayibonye. Wa mukobwa ahantu yari ari muri hoteli abiziranyeho na wa musore wundi. Imodoka urumva bari bayigejeje muri Kongo, noneho baza kubona ikiraka kigaruka hehe muri Rubavu mu Rwanda. Wa mujama niwe wagiye kugira ute kuyizana, ariko atazi ko umusore nawe yatanze ikirego. Sasa hahandi imodoka yari iri, urumva we yagiye kureba iki umukobwa ahantu ari muri hoteli na ya modoka. Babandi nabo muri RIB bari kuyitirakinga, babagize ute bayibonye ko yambuze, baramuhamagaye ati ngwino. Nyine ari story ibibabaje, ukavuga ati ibintu ntabwo bibaho. Byarangiye wa mukobwa bamufashe, yemera ko nyine ibyo yangaga ariko kuri umwana atari uwo mu mugabo bashakanye. Yego, ahita nemera ko ari uwo wundi. Urumva imodoka yo yari ifashwe, ariko umusore byayindi byo kwanga ibibazo aravuga ati it's okay, kuri ndakubonye, ubwo icyo nsabwa ni ukuba bampereza agatanya, ibindi byose atwaye ntacyo bitwaye, ubwo ntago yari uwanjye nyine. Ariko urumva mu by'ukuri umusore ibintu yatakaje, ibintu yagize ute, we yari yicaye azi ngo afite umuryango, ariko atari uwe siko biri. Nge rero nk'ikintu nabivugaho,
basore bakobwa dushishoze ko akenshi hari igihe umusore agukunda hari icyo ari kugucaho cyangwa se umukobwa akagukunda hari tageti agufiteho nyamara bya bintu iyo byanze rwa rukundo rwanyu rugira ute ruferinga. Yego mwakoze. Ese ubona uyu musore yarazize iki? Umusore cyangwa gahunda yaramunaniye baramukosora? oya hari ukuntu tuba dufite wenda nk'aba ex bacu ariko kwa kundi kuko wamukundaga ariko ukabona ntago biri kuvamo nyamara wabonye undi ushoboye byose arifite buri kimwe ariko hari ikindi gikenewe. urugero ubwo nakubwira gute? cyane ko baba bari kure ntago baba bazi biri kubera aho turi. Kandi nta gahunda buri joro. Ese kuki utakwihangana? Wese kuki aba yihangana? Yabandi atandukanye none se urumva? Oya. Aho ngaho nyene, aho ngaho rwose tujye tunabababarira. Cyangwa se bo batubabarire. Kuko uba wariyemeje. None se abaje kugushakira n'ahana waririya akagusiga atazi neza yuko uri kureye kandi nawe ububizi. Rero mu kwiha amahoro cyangwa se mu kugira ngo tube rwa rukundo twihaye cyangwa se rwa rukundo rwacu mu buryo bwo kurusigasira twakagombye kubategereza cyangwa bo bakadutegereza. Exactly. Inama wahereza umukobwa umeze gutya cyangwa umusore wahuye n'ibyo bibazo? Ya umusore biba bibabaje kuko iyo bibaye byanga bikunda ari wowe uraregreta. Ari wa musore araregreta, ari wa mukobwa araregreta kuko byanga bikunda igihe cyabo kiba gitakaye kandi bakagombye kukibyaza umusaruro. Rero tujye dushishoza mu byo tuba tugiye gukora. Yego nta umenya umubesha ariko gake gake ugenda umenya umuntu wariwe. Yego tujye tumanza rero dushishoze turebe ibyo tugiye gukora ese biri mu murongo wa nyawo. Ese koko aba diaspora bakunze abanyarwanda bakunze aba diaspora? No, abanyarwanda bakunze aba diaspora. Yego kuko diaspora we aza nese mu byukuri we afite buri kimwe kandi we yiyemeje kuba yagusangiza kuri bya bindi byose afite. Ariko wowe ntago ubikoze kubw'urukundo mufitiye, ubikoze kubwo profit yawe ukeneye. Yego rero tujye tugerageza basi dufate n'imyanzuro mizima. Ariko hari amakore gucikana ko aba diaspora nabo kuducurama gacurama akazi agashurama n'iki ngo gusambana online kabatinyoreza amafoto yambaye ubusa umeze gutya biri kuvugwa henshi na henshi. Kuba diaspora iyo defo nabo barayigira. Ihe nyine iyo defo ya online akumva ko nimba guhamagaye bantu mubana n'aba diaspora bisaba kwihangana. Yego akumva ko guhamagaye bisaba kwihangana. Ubundi mu diaspora uko mukundanye nimba uri muri douche mwereke kuri muri douche kuko bo guhamagara kwabo ni video. Yego video aba yumva ko nimba guhamagaye uri mu soko mwereke kuri mu soko, nimba guhamagaye uri mu kabari mwereke kuri mu kabari. Bakunda ubwo nyine ukuri kuri bo baba bumva wababwiza ukuri. Yego nyine urumva akenshi ntago riga baba bizeye, ntago babizeye ko hari n'igihe wenda kuri babandi banywa n'inzoga ashobora kukohereza amafaranga akubwira ko wenda bamubwiye ibyo ugiye gukora umushinga runaka bikarangira wigiriye mu kabari. Yego urumva cyagiye nimba guhamagaye rero arashaka kumenya ese mu byo kuri uri mu soko cyangwa uri mu kabari. Bakunda ukuri. Ni mukobwa ushaka gukundana no mu diaspora ushaka ko aguha umutima we mubwiza ukuri. Oti mubwiza ukuri ase Aderi mu byukuri umubwiza ukuri ndabyumva ko ushaka akubwiza ukuri
sex online ifasha ikibara abantu baba bari kuyikora sha ntacyo usibye kwica mu mutwe none se ubwo ni iki se kibafasha ufata utabakobwa kandi urabazi benshi bagiye babikora nge ndabazi oya ntabwo ibyo ngibyo kubimbwira no kubikora ni ibintu bitandukanye ariko duhamya byakubayeho nabimbwiye nta nubwo nanakubloka ufite ubuhe bushobozi bwo kubloka umuntu wa muri Amerika nahigoko nakubloka ese kuba muri Amerika ni iki umva yewe ese twe ntituzagerayo yego komana oya bakobwa mukundana n'aba diaspora nubona gureka nguho urugero nabikora 2-3 ukabona araguhamagaye kuri video nibyo akubwiye ibyo wavuze by'agacurama simbisubiramo arabikubwiye menya ngo uko abikubwira niko abibwira nundi ntiwumve ko ari we wenyine abibwira ko azumva wa wundi bavuganye azumva ko nubundi ibyo uri kumwereka azakenera kumenya n'ibyundi rero rwose numumenyereza gutyo araguhamagaye jya muri douche oya surwa n'uruhe rukundo ntago ngiye ibyo nabishigikira azezira iPhone mwaziririye ubusa izo nge ko nta musoro urayigura turatuyero n'utudolari mwatuririye ubusa ntago amubura nge nta urabingurira niyo mpamvu rero ibyo ngibyo utabimbwira Adeline kakutubeshya ntago wamubura ntago namubura waguhamagaye akakubwira ati nkeneye udufoto twawe umeze gutya ntamubwira ko ibyo bidakunda kandi kubimubwira rwose uri seriye ntacyo yarenza hase ko nzi ko ahantu ukora ufite ahantu hura n'icyaka cy'abashoferi baba bakeneye jigijigi bubacikute akose umuntu agufata bitewe n'uburyo wamwiyeretse yego hari abumva yuko kuba uri muri pozisiyo imwe nabo ubwo nyine uri umwe nabo kandi ntabwo ariko biri none se kuri akuntu bavuga koko nibyo nukuri ngo barasamaguzwa aho babonye umusigati wose baracya bakari ntabwo mbizi ntawe ngiye kubishinja ariko bamwe muri bo baba barimo nk'uko n'abakobwa nabo bateye nk'uko n'abakobwa nyine baba hariho abadashoboye kugira ute kwihangana no kwifata ariko njye navuga ngo bajye bagerageza ko uko umuntu umwiyeretse niko agufata yego bajye bagerageza iki bajye bagerageza nyine banihagarareho ese umuntu utamwimenyereje yakumenyera none se aguhamagaye tubare wenda uramamagaye urambwiye ati ndaryamye kuraho kuvurira kubwiye ngo yase wankubeta ese kuvurira kuyikuraho hari ikibazo cy'uburyamye wambaye ahubwo komeza ugakomeza akakubwira ngo iki oya ibyo twabivuyeho menya ngo ku bantu babikora wa mukobwa we cyangwa se wa musore we urabikora 2-3 wa muntu ntago mukomezanye uko niko kuri mu mazi umusore ugiye kuzana umugore muri iyi minsi wamugiriye inama umusore ugiye kuzana umugore muri iyi minsi kwa kundi bateretana bajye bamanza nyine ashoza amenye ngo ese uyu ibyo akunda nibyo nkunda yego ko azaza amuzane ejo cyangwa se na wa wundi wamumurangiye usange ni wamushakiye ahubwo pase none wa wundi wamumuhayemo pase birangira ari umusigaranye cyangwa yaramanje no kumwumva none wabwirwa n'iki rero gusa ntago ari kuri bose ariko nyine mu gihe byabayeho nyine bajya babyakira kuko nta kundi ubwo nyine icyo nicyo gihe cyawe ubugezemo cyo kugira ngo wige yego tugana ku musozo ufata ute bana b'abakobwa bicuruza mu buryo buri privacy kabazi ko aryamana n'abagabo bakamuha amafaranga bakamwishyura inzu kandi iwabo bazi ko ari ku ishuri nge inama nabagira urabikora yewe ukabona ibyo ushaka bakaguhereza ibyo ushaka ariko finally birangira nabi birangira nabi wenda ukuyemo uburwayi runaka ugasanga ubuzima bwawe
burangiye nabi kandi wakagombye guca mu murongo wa nyawo kandi bya bindi wifuzaga ugomba kubigeraho ku neza. bivuze ngo ngewe inama nabagira shaba birimo rwose ntabwo aba ari byiza. Ntabwo aba ari byiza ko uko uhura n'umwe akakwishura cyangwa akaguhereza ibyo ushaka n'ayo iPhone uri kuvuga ejo gusiga undi kandi babandi uhura ntago ni umwanda pe. Ni umwanda kuko haba harimo abafite uburwayi butandukanye ariko kubera yuko we wishizemo ko baraguhereza ibyo ushaka urabibona ariko nawe ubuzima bwawe buri mu kaga. Rero turye duke twiza. muryamane na bake bashoboka beza batari bwarwara. Oya nabo bake bashoboka mu gihe utarabona uwawe wamutegereza ntacyo babitwaye wategereza wawe Imana yakugeneye ngewe wanyenda